Update Cyber USC Update Special Camp USC TV watubona kuri YouTube channel. Akaba dutangiye noneho nyirizina tutandukanye na cya kibumbano cyangwa ya statue yitwa Christ Redeemer cyangwa se umucunguzi Yesu Kristo. Iki kikaba kibarizwa muri Rio de Janeiro cyangwa se muri Brazil, wakaba ari umurwa mukuru. Kikaba kiri ku misozi yo hejuru mu misozi ya Corcovado, ibarizwa neza mu mujyi rwagati, kaza mu misozi miremire. Akaba ariho baje gushyira igitekerezo cyo kuba bakubakayo kino kibumbano. Nguko bigaragara ngo bikaba bigaragara ko ari akazi katwaye hafi imyaka 9 bari barimo baracyubaka. Kikaba cyaratangiye mu 1922 kugeza mu 1931. Umupadiri witwa Pedro Maria akari wazanye igitekerezo bwa mbere cy'uko bakubaka kino kimonima cyangwa se kino kibumbano kuri uno musozi wo kuri Corcovado. Ariko igitekerezo cye baje kucyanga bwa mbere, ubwa kabiri muri mu 1922 nibwo igitekerezo cyaje kwemerwa nyuma y'uko Mario Boss Pedro akaba yari yatangaje icyo gitekerezo mu 1921 kirangwa, ariko mu 1922 nibwo cyaje kwemerwa. Iki gisitati kikaba kiri mu bibumbano binini ku isi cyangwa se birebire ku isi. Alright, USC TV. Ngiki gibumbano bakaba baragikoze bafite impamvu ngo cyo kuba ngo cyatangaza amahoro cyangwa se ukibonye kikaba gisimbolizinga cyangwa se gisobanura amahoro. Christ the Redeemer is an Art Deco statue of Jesus Christ. Kino ngo kibumbano cyangwa Kristo umucunguzi kiri Rio de Janeiro muri Brazil. Nyine ngo ni umutako nyine ngo ugaragaza Yesu Kristo, ngo cyakozwe n'umubumbyi w'ibibumbano witwa Paul Ladwinski. Noneho cyubakwa n'umwenjeniyeri w'umunyabrazil witwa Hirita Costa Darica. Ariko ngo yarafatanyije n'uwo mwenjeniyeri nyine witwa ngo Albert Capusiti w'umufaransa nanone, n'umunyaromani witwa Leonidas nawe ngo yakoze ngo ibintu bijyanye n'isura. Ni igice cyagiye buri muntu yagiye agira umwihariko we kuri iki kibumbano. Constructed between 1922 and ngo cyubatswe hagati ya 22 na 31 mu 1922 kugeza kuri 31, ngo kikaba kireshya na metero 30 z'uburebure. Kikaba ngo amaboko afite metero 28, murayabona mu mutambiko. Ngo kiri kuri Corcovado Mount. Nyine ni kiriya kibumbano nyine ngo kiri ku musozi twageranya nk'amo Kigali. Ngo gikozwe n'amabuye ngo na sima iri concentré cyangwa ngo inogeje kabisa nk'uko mubibona nyine babitwereka ku mashusho. Construction completed on October 12. Ngo icyubakwa cyarangiye ku itariki ya 12 z'ukwa 10 mu 1931. Gipima uburemere toni 635. Ni kinini kabisa nk'uko mukibona gifite metero 30. Reba isura. Yubatswe n'umuromani. Ngo gisobanura ubukristo ngo kwisi yose. Ngo cyabaye ngo ni nk'ikirango cy'umuco w'abanyabrazil, ngo bakunda gusenga cyane. Murabizi n'ikipe ya Brazil abantu bose bakunda gukora ikimenyetso cy'umusaraba. Ngo cyubatswe n'umupadiri w'umunyuvincentiani witwa Pedro Boss. Niho cyubakishije ngo mu 1850 ngo bacyubatse ngo mu izina ryo donc ngo bagituye umwamikazi witwa Isabel, ngo yari umukobwa w'umwami w'abami wa Brazil. Yes, USC TV.
country became a republic and muri 1889 ngo nibwo Brazil yabaye repubulika. None ngo byari nko guhererekanya, ngo byari nk'imiyoborere. Urabona ko kera habaga ibintu bya nyine ibintu by'amadini cyane, ngo cyuzuye mu myaka 9 kuva muri 31 kugeza muri 2018 ngo cyari gifite agaciro ka miliyoni 3 n'amafaranga 500 by'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urumva ko ni ikintu cyagiye kigenda kigira valeur nyine bijyanye n'ukuntu idolari rihagaze ku isoko. Yes. No, ngo imirabyo ngo yangije muri 2008 isura, ibiganza ngo n'ibitsike. Urumva nyine imirabyo yazanaga n'inkuba igakubita. Urumva imisatsi murabibona 2008 ku itariki ya 10 z'ukwa kabiri nyine ngo imirabyo n'inkuba ngo byangije ibitsike, amaboko, yes, n'isura. Murabibona ko basubiye kucyubaka neza, kugenda bakora ahantu cyagiye cyangirika. Yes, urana ko baba engineer baba France, yes, barimo. Urumva nyuma yo gukora impanuka nyine cyarangiritse 2008, imirabyo n'inkuba zaragikubise kiraturagurika. Byane twaberetse n'ibyo muri Rashmo bushize ko hari ukuntu bigira nyine pane bigasatagurika, byo biti imitutu. Abubatsi barabizi. Noneho murabona hariya iriya ni korone hejuru murabibona, ariko still murabona nagiye gucomokera ni mu rutugu. Ni mu rutugu mureba abubatsi b'abazungu b'Abafaransa bari bagiye kukiriperinga nyine ubwo cyari kimaze imyaka. Yes, cyari kimaze imyaka 77 kuko urumva ino pane cyangwa se ino mpanuka yo kumenagurika gusatagurika ya 2008 urumva cyari kimaze imyaka 77 kuko muri 1931 nibwo bakironjeze cyangwa se mu 1931 urabona ko baba yes bambari uruganda rwa Pirelli. Tubabwiye ko ari uruganda rw'Abafaransa rukora amapine cyangwa se imipira y'ibinyabiziga. Urumva ko bafite n'aba engineer cyangwa se inzobere z'ubwubatsi. Murabona binjiyemo imbere. Reka none tumubereke yasohotse. Reka tuze tumubereke yasohotse. Ngo mwumvise ko kigeze kugira impanuka cyuko imirabyo yarakubise kubera uburebure bwacyo, kikaba kiri kuri ya misozi twababwitwa muri Rio de Janeiro. Akaba ari imisozi miremire rero, urumva ngo inkuba yaragikubise kiramanyuka. Ahangaha bagiye gushyiraho utwo bita imirinda nkuba kugira ngo kitazajya gishwanyuka cyangwa kimenagurika. Murareba ko neza bazamukiye mu mutwe cyangwa se kuri ya shusho kuri Covado Hill. No, yes, urana ko ni mu rutugu neza. Urana ko ya force bayifunguye. Urana korone nka korona nyine nk'ingi iriho nyine y'icyorezo. Ni korona nyine ni iyi ngi ni karakano yambaye mu mutwe ku ruziga. Ni korone nyine ni korona. Ni ikamba. No, reka tubere ku rugendo twakoze tujyayo. Ahangaho ni paparazi wacu nyine. Urumva nyine yari ahari. Urana yakoresha drone mu kanya muraza kuyibona nyine yagafashemo cyane. Turimo tubereka dusesengura isura. No, nibyo twabwiraga nyine ngo kiri muri uwo mujyi wa Rio de Janeiro. Ngo ni Yesu umucunguzi. No, ngo kiri mu bintu 7 bitangaje ku isi igezweho ya today. Urabona ko ni hejuru kabisa, barimo baragitondagira. Muri ibyo bintu turimo tumaze kwereka 2. Kikaba gifite metero 38, cyubatswe imyaka 9. Ibyo twagiye tubibabwira inyuma. Aho ngaho nabagiye kugenda barepara cyangwa se basana hahandi cyangiritse mu maso ndetse ngo no kuri fingers cyangwa se intoki. Murareba cyangwa se ibiganza, murareba ko neza buriye indani. Murabona ko neza ngo umurabyo ari wo wagiturikije, wagisatuye hejuru ku mutwe ndetse ngo ne kuri arms cyangwa se ku maboko n'ibiganza. Utuntu ni imirinda nkuba muragenda mureba ko neza bagiye bayishyiraho. Izi ni company z'Abafaransa zamamaye. Abantu tutabibabwiye tubibereka mwagira ngo nago hari ibyo. No, ngo ni ikintu ngo gisa nkaho gishinganye kabisa, ngo ni igihe kigiye kinini kiri durability stone. Urano ni igihe kinini kabisa kizubakwa, nta gihe bigeze bajya kivuga ngo kizasenyukira iki gihe. Ni ibintu byubatswe n'abahanga n'ababiri pairinga cyangwa se baje gusa. Urabona ko nabafundi b'ibigo bikomeye. Pirelli murayizi, nabafundi bakazarimo abafunga imirinda nkuba. Murakireba neza. Kikaba cyarakozweho n'abantu basaga 60,000.
hano murareba ko umutekinisiye arimo aragisubiramo ashyiramo uturinda nguma. Hari umwana wamuhamagaye akaba arimo aramubwira ko ari hejuru neza kuri top of Christ of Redeemer, akaba ariho iri hejuru neza ku kiganza muramureba nguwo. Abagabo nta n'ubwoba bafite. Umupaparazi wacu hano akaba yohereje hujyo drone, akaba ariyo yazanye ano mashusho, murabera ko handitse USCTV aho mu nguni hejuru. Twigerera tubabwira ko tuzatubaha ibintu bikaze. Mujye kuri YouTube channel yacu mukore subscribe. Ibi bintu birindwi tumaze kubereka bibiri, iki ni icya kabiri. Tugiye no kubereka icyitwa Statue of Liberty kiba muri New Jersey muri New York Manhattan. Murareba neza ko bavuye gusana. Mako nimba mubireba neza murareba ko ari ikibumbano cyangwa igishushanyo kinini cyane cyangwa kirekire. Alright. Turacyakomeza tukibabwira ku mateka y'iki kino kibumbano. Ikibumbano cya gatatu cya Yesu Kristo ku isi, kuko afite byinshi, ariko ngo iki nicyo cya gatatu kirekire ku isi kuko gifite metero 30 z'uburebure. Mufotore mwumva ukuntu icyo kintu kireshya. Noneho kiri no ku musozi, ku gasongera k'umusozi wa Caricovado uherereye mu mujyi wa Rio de Janeiro, twabivuze kenshi. Kandi ngo gifite cyo kuba, ariko ngo gifite agahigo ko kuba aricyo kintu mu 1921 Kiliziya Gatolika Diocese ya Rio de Janeiro yakigendeyeho isaba ko kuri uyu musozi hakubakwa ikibumbano cya Yesu. Impamvu Kiliziya Gatolika yahisemo aka gasozi nuko yakabonaga nk'ahantu hirengeye iki kibumbano cyari bakwaho aho cyazajya kigaragara neza aho kuri uwo musozi. Nyuma yuko perezida nyuma yo kumva uyu mushinga wa Kiliziya Gatolika, abaturage bo muri Brazil biganjemo muri Kiliziya Gatolika basabye perezida Epitácio Pessoa muri uwo mwaka w'1922, umwaka warenze ugerana nyuma yo kuza kwemera icyemezo, ariko imbata y'ikibumbano yari itaraboneka. Kandi muri uwo mwaka habaye n'amarushanwa menshi cyane yari agamije nyine gushyira hanze n'imbata y'icyo kinyabugeni nyine cyangwa se na icyo kibumbano. Umunyabrazil yitwa Heritor de Silva Costa akaba ari nawe wegukanye ako gahigo ko gushushanya imbata nyine y'icyo kiriya kimonima twaberetse. Alright, tubabwira ko muri 2016 cyaje mu bibumbano byarebwe cyangwa se byasuwe n'abakerarugendo benshi. Twababwiye bacu babagezeyo indani, murareba neza ko kiri ku musozi hejuru y'umujyi. Umujyi murawureba hasi. Wawufata uyu musozi wawufata nkuko wakumva imisozi mikuru muri Kigali, nkuko wakumva mo Kayumba cyangwa se za Rebero. Ukaba washyira igistati cyangwa se ikibumbano gipima metero 38 z'uburebure. Kikaba gisurwa n'abantu benshi cyane, kandi ngo abantu bafite ibyaha cyangwa se akababaro niho bajya kugira kwicuruza ibyaha. Ni nka rwa rukuta rw'amaganya rubi Yerusalemu nyine, ngo umuntu wese wumva yarabaswe ngo yarajandamye mu kibi ngo ajya hano kwicuza ibyaha. Numbaze niba umuntu yajya gusenga ikibumbano wenda kumva ko yasubijwe. Silva Costa na Carlos Oswald tubibutse ko ngo aribo bantu byarangiye batsindiye isoko ryo kucyubaka, bakoze finishing. Right, tubabwira ngo iyi ni part 1, hari na part 2 izakomerezaho kuri Christ of Redeemer.